Mama ko hari ukuntu bajya bavuga ngo iyo mubikoze ngo nibwo urukundo ruryoha ngo rukarushaho ngo bikagera ngo nyine ku ntumbero yo kubana. Umuntu wamubwira ngo iki? Uwo nk'umusore uvuga gutyo aho ngaho icyo nahasubizaho uwo ngo warakubeshye cyane. Namye nkubwira nti ngira ngo niba umuntu yamaze kukubona wese none simba nkigukeneyeho iki ahubwo ngo agapfundikiye kagira gutegateye amatsiko ahubwo atari yakubona ndahamya ko ari ahubwo yaba agufitiye wenda urugero nko mu gihe cyacu twebwe umuntu yajyaga gushaka rwose utarahura n'uwo musore ibyo byo kuryama ntabwo twebwe ibyo twabyigeze. Ubundi mwabana b'abakobwa mwe reka mba namwe mbagarukweho mwebwe navuga ngo muri harya mbyite ngo muri viziyo harya umukobwa na kera na kare yararangwaga. None rero ibi byanyu nge birambabaza ukuntu bimbabaza. Ugize gutya ufashe telefone yawe uragiye ugiye kubona ubona umuntu ntumuzi ntakuzi ubwo mubyumvise kimwe mumenyane aho kuri telefone akweretse ifoto akiri agasore akimeze neza kandi ubu ngubu yamaze kuba cyarukukuri ubu yamaze kumera gutya na gutya ubwo mukaba mubyumvise kimwe hururururu sinzi mbonye umuntu ntumuzi ntakuzi kandi afite abagore iyo ngiyo iyo mu giturage afite abana uti mbonye umukunzi ubwo uratangiye rero uvuye mu byawe araguhamagaye ugiye iwe uramusanze ubwo se niba ugiyeyo mu buhe buryo ubwo rero ngewe ukavuga ngo rwose sheri mwitana ngo ni bebe kama ni bebe ngo bebe muri ba bebe hani harya ni hani none ubwo rero icyo agiye kukubwira ugiye muri umvase ugiye muri mpanumve iyo mpanumve agiye kumva ngo nta byarakora aragushutse uramwemereye ubwo iyo umwemereye rero rwa rukundo ruba ntamaze kukubona wese ubwo ruracyafite imbaraga se wamaze kumwiha yakubonye. Inama rero mwagira ni mwihangane kwakuranga kongere kugaruke rubyiruko wivuga ngo ngo ibyo byari ibyakera nyamara urahura n'umuntu mu muhanda uyore uko ubiyoye uko ubitwaye uko ubishokoje uko niko ngo ibintu byogoshwa uko bishokojwe harya niko bajya bavuga ubwo rero uko byogoshwe niko bisokozwa. Ikaze none ku Muranga Family TV nizere ko meze neza aho muri hose. Uyu munsi rero twakiye ababyeyi bameze neza b'abastari bazwi mu Rwanda cyane. Mushobora guhita mwibaza se nabo baje gushaka abakunzi ariko ndaje mu maramatsiko n'ugende. Uyu munsi rero twakiriye ababyeyi bacu biziwe murakaza neza. Murakoze cyane kumpi ikaze kuri Family TV Umuranga. Ubu twicaye aha nk'ababyeyi turi kumwe n'umwari w'u Rwanda ariko ntago ndamenya icyo ashaka ubu nigenzi icyo nshaka ariko we icyo ashaka ntacyo ndamenya ariko nko mu kanya gato nko guhumbya turakimenya byanze bikunze aratubwira. Amazina yanjye ni Mukakamanzi Beata hanyuma ndi umukinnyi wa filime nzwi ku izina Mama Nike muri Citymed. Ubu ntago nkikinamo kubera ko narwaye ariko mbere mwarambonaga ntago nahindutse ndacyari wa wundi. Turabanezerewe cyane kaduhuye umukobwa rwose. nanjye nitwa Cyuzo Chanela naje hano ku Muranga TV je gushaka umukunzi. Kutavuga cyane shusho iyo afite icyo ashaka avuga cyane nje gushaka umukunzi twakuzuzanye nyine yego. Nibyo murakoze nanjye kimijwe no kubanje kubataramira mbyise ngiye gutarama kubaganirira
yego mubyeyi fora nitwa ndi mu bifore ariko yareka mbimarira ipfa data yanyise Kakuze Cecile ndi umukinnyi wa filime ndumva mujya mumbona mse ari Margarita izina ndaryitwa buriya niryo zina ryanjye muri sinema rwose ubundi ndi Mama Devu mbese ngira amazina menshi munamwe mwese murabizi ngo rero mukaba ngira ngo mbereke uyu mwari reka tumutega amatwi murakoze cyane nkuko bisanzwe nababwiye amazina yanjye naje hano nyine gushaka umukunzi nje kugira ngo ba mama wacu nyine bambwire ongera akajwi mwana wanjye ongera akajwi isoni nuko wanga kuvuga ikibi ariko iyo uvuga ibyiza uvuga cyane kugira ngo n'abatagira amatwi yumva neza bumve babwire mwana wa narinje kugira ngo nyine bamanjye bamfashe ndabizi abantu bakuru nyine baba bazi kureba abantu umukunzi wawe nyine umuntu mwabasha kuba nyine mwagirana kure bakakugira inama ugaheraho nyine ukumva narinje kugira bangira inama mwanjye ndi gushaka umukunzi hari igihe tw'abakobwa duhubuka tugasanga turi gushaka abakunzi duhubutse ariko iyo wicanye n'umubyeyi akicara akakuganiriza ubasha kumenya uwihitamo wa nyawe uvuze akantu keza cyane ko ushaka umukunzi iyo umuntu ashaka ikintu aragisobanura urashaka umukunzi umeze ate muri make kuko hano ni ku muranga kandi na kera na karumuranga yahozeho mugenzi wanjye turaza kubisobanura n'uwakuranga yakuranga ashingiye ku cyifuzo cyawe wavuze ngaho tubwire rero tunyurere muri make rega nanjye ndagira ngo nkurange ariko n'abandi bose ntago ari njye nyine ngaho tubwire ngewe umukunzi nifuza umukunzi icyambere umuntu mwuzuzanya ukabona ko nyine agukwiriye nyine akagukunda nawe ukamukunda kandi ubona ko mufitanye intumbero mwagirana kure hari igihe muba mukundana ariko we nta kintu nyine kizima avuga ngo mwagirana kure ari ibyo kuryoshya gusa by'iki gihe muri make uravuga ko ngo ari mbega n'uwo mvuga ngo n'uwo mu byumva kimwe uwo tubyumva kimwe hanyuma rero ni umusore eske uwo musore abasore hari uba byibushye hari uba ari muremure kandi hari n'ikindi hari uba afite ari umuhinzi nawe ni umusore hari ukorera leta hari uwikorera ubwo tubwira ibyo ari byo kuko niba ari umuhinzi yibwirize arorere niba ari uwikorera yibwiriza arorere n'inkuranga amenye ngo yambwiye ko ashaka umusore ukorera amafaranga ngewe umusore nshaka cyangwa se buretse gato cyangwa se wenda niyo yaba atayafite wowe ukaba uyafite wa wundi utayafite nawe akaza mu kwisungana ngewe umukunzi nshaka ntabwo ari ngombwa kuba agera abakora muri za banki ngo bibe ariko umukozi nyine akora akazi kamwinjiriza yego akazi kamwinjiriza nyine tugafata kuba akora nanjye nkora nyine twazuzuriza hamwe rero umukunzi nshaka ni umukunzi twuzuzanya akankunda nanjye nkamukunda yego nyine adafite n'imico mibi yego hari ukuntu nyine muri iki gihe umusore aba ashaka ko mukundana gusa nta kintu kine cy'iterambere yakubwiraho cyangwa ubona ko kizabageza kure yego ngewe umukunzi nshaka ntabwo ari ukuvuga ngo umukunzi muremure aramutse ari muremure yaba ari mwiza ntacyo byaba bitwaye yego ubundi wenda ukiri aho mwana wanjye uretse mama ni mu buzima busanzwe rubyiruko tubwira baravuga ngo umugabo uwo ari we wese ari umugabo akaguha amahoro ubundi akaba atakwisha inzara akakugaburira mwebwe rero murambagiza ntugamwe ndashaka umugabo muremure mugufiya mubyibushye yego komereza rero ndagira ngo mbwire abadukurikiranye mpatuye umukobwa ibibazo kuko ngenda kubaza
ntabwo ari ubwa mbere nshobora kuba ngiye kuranga kuko nanjye nararanzwe kandi ndubaka birakunda. Ntabwo rero kuba umuntu yabaza umuntu ukeneye umufasha ari bibi. Ariko se mwana wa, iki kintu ujya kutuyoboka ngo tukurangire wabanje kubitekerezaho? Nabanje kubitekerezaho. Mfite abasore 5, ariko ibyo byose hagomba kuvamo umwe gutwara. Hari umusore w'umuhinzi arahinga pe bikemera. Mfite umusore w'umumotari, mfite umusore w'umufundi, ubwo se babaye 3. Mfite umusore ukora muri beka, mfite umusore w'umushoferi. Abo bose harimo 2 bagufi, abandi ni barebare. Abarebare ni banini cyane, aricara rwose ukabona aranyeganyeza intebe. Hanyuma abandi bafite ibiro bike. Ubwo ndumva kugira ngo ngire uwo nguhuza nawe nuko wamfasha ukambwira muri abo uwo wumva ushaka. Wumva nshaka muri abo ngabo waba ukora muri beka, ariko aramutse n'uwo ari umuhinzi, aramutse n'uwo ngo ari umuhinzi, undi cyambere nuko mwuzuzanye, mwakundanye nyine mwashimanye. Iyo mwakundanye ntago ukirebera kuri iyo mwakundanye nyine mubasha kuzuzanya utarebeye ngo ni umuhinzi ngakora hariya. Iyo mwuzuzanye byose biba byabaye. Umva reka nihutishe iyo kugira ngo wenda natwe byatugendekeye urubyiruko namwe mwuririreho. Ariko hari akantu gato nashakaga kumubaza. Ese mwana wanjye uje utugana kandi uzi neza ko tugomba kukumara inyota. Ese muri aba basore hagizemo ugukunda ariko akavuga ati tuzashakana hashize imyaka 5, kandi ndashaka ko buri weekend uzajya uza ukansasira ukantekera. Ese mwana wanjye muri aba basore hagize uguhitamo cyangwa nawe ukamuhitamo akakubwira iyo ngingo wayemera? Bajije neza cyane. Sinavuga gute. Reka nongere mbisubiremo, ushobora kuba utabyumvishe iki Kinyarwanda kijimije. Hari umusore wamuhisemo nawe yaguhisemo, yagukunze, arakubwiye ati buri weekend ugomba kujya gusasa mu Kinyarwanda urumva icyo ari cyo, ugateka tukarya nuko hanyuma tukanatembera ibintu nk'ibyo. Wabyemera? Hoya ntago nabyemera. Ni iyihe mpamvu ituma urabwira abadukurikiye ni benshi, ni iyihe mpamvu ituma utabyemera? Ni iyihe mpamvu ituma utabyemera kumusasira ukamutekera? Ni iyihe mpamvu? Erega mama, kuba impamvu natabyemera, akenshi ugiye gusura umuhungu sibyo, ugiye kumusura ngo ugiye kumusasira kumutekera, ibyo ntago ari byo bituma gukunda cyangwa kugira iki. Aho ibyo impamvu natabyemera, icyo gihe ihangane gato gorora Ikinyarwanda avuga ngo natabyemera. Nata wiyishyiramo impamvu ntabyemera. Impamvu nabyemera, icyo gihe naba mbaye nk'umugore we kandi tutarashakana. Ngaho rero nyoko wanyu nawe nakubaza cyangwa shangazi. Oya, aho ngaho ndumva aho ngaho ubajije neza cyane, gukara akabazo keza cyane. Ubundi turavuga ngo umugore mwiza umuhabwa n'Imana, ni kimwe nuko umugabo mwiza umuhabwa n'Imana. Muri abo bari abagabo 5 rero nkuko umubyeyi yabikubwiye, ushaka kuvuga ngo yambwiye uwo muri beka, ngo nge nahitamo uwo muri beka. Undati babarira di nakwihitira muri abo motari. Nukuvuga ngo mu buzima busanzwe bana banje ushobora kumushaka mukize, nyuma y'igihe runaka mugakena ukibaza uti uyu ni we cyangwa si we. Ushobora kumushaka muri rubanda rugufiya, witeka kabazamura
ukabona mwebwe mwubatse ari ama etaje. None icyo nshatse kuvuga rero bana banjye, wowe saba Imana iguhitiremo, wivuga ngo niwe amahitamo na yawe. Imana niguhitiremo uwingira akamaro, uzaza akakugirira akamaro, mukumvikana, kuko aho ubwumvikane buri na ya mitungo ishobora kuza. Kansubira inyuma kuri wa wundi wa Beka, ushaka umusanga ari wa wundi wa Beka, ukavuga ngo ungezi yonjya pe bya bindi mu gihe gito bikabe bibaye umuyonga, kuko wamukunze ukurikiye imari ubukire. Ntabwo buryo uba wamukunze umukunze ko ari urukundo, urwo wamukunze kubera ibintu. Icyo gihe rero iyo wamukunze kubera ibintu agahura na za ngorane runaka, ntabwo uba ukibaye umugore utugira ute uyabangira ingato, ugahita umuvaho kuko wamukunze kubera ibintu. Uti rero mukecuru uwo nashaka ni uwuhe? Byose nagutumye ku Mana dusenga, witakambire mwana wanjye n'umubyeyi. Hari akandi kantu nshaka kongeraho aho hantu uvuze neza cyane, kubwira Imana ikaguhitiramo, ariko nawe ugakoresha ubushishozi bwawe, kuko ushobora kugenda ukajya kuri wa wundi ukora muri Beka, wa wundi ahora mu makredi, aragura iyo modoka, arasohoka kuri Muhazi kubera makredi afata, ariko nyamara wa wundi ufite utwara ka moto ke yakabonye wenda yisha kuya yanagapatanye, ariko wari uzi ko bajya bazipatana, murabizi ibyo? Barazipatana, akazagira ubwo yishyura akayirangiza ikabiye. Hanyuma bene uwo ngo rero uharanira kuzamuka, uharanira atanafashe kredi, akenshi abarimo umugabo ushobora kwiyubaka. Ariko nkanakugira inama ngo uzahaguruke ukundwe, ariko nawe ufite intego, uvuga uti ngomba gufatanya n'uyu mugabo, akabyuka mu gitondo nanjye nkabyuka, akajya gushaka ibijumba nanjye nkashaka ibishyimbo, hanyuma nkagira akantu nizigama nawe akizigama, mbere tukajya mu dushyira hamwe, twaba twayafashe tukicara mu rugo tugatekereza ikintu tugomba gukora, kibyara inyungu, cyangwa se twakubaka n'akantu k'ibyumba 2 na saro hariya tubishyizaho. Ikindi nakubwira, nugera iwawe ntuzahisha umugabo wawe, numuhisha akabimenya, azahita kuvumburamo ko utamukunda, ahubwo ufite ibindi ukunda. Ikindi ukamenya ko ukurusha, baca umugani mu Kinyarwanda ngo ukurusha urugo umugore aba kurusha urugo. Ni ukuvuga ko nugenda ukaba umugore uvuga uti ndihiringa, n'umugabo akabona koko nawe urihiringa, nawe azihiringa kugira ngo mubashe kuzamuka. Ikindi kandi niba wahembwe ukora ahantu runaka, ukorera ibyo 100,000, banza ugende kuri banki cyangwa mu bundi buryo bwawe wahisemo, ubanza ubike 20, rya 80 uzagenda wishyuremo inzu niba mukodesha, cyangwa se uhahemo n'utuntu runaka uturundi, ariko mbere yo kurya urabanza ukizigama. Nugera mu rugo rwawe ukarwubaka gutyo, mpamya ko bizaba byiza, kandi kugira ngo umugabo akugora kunanire ntago bizapfa kumworohera, kandi abona uri umugore w'agaciro. Aho niho naringejeje. Ubundi rero mu buzima busanzwe rubyiruko izamure, aho iki gihe kigeze cyanyu mwebwe, navuga ngo muri harya mbyite ngo muri viziyo harya, umukobwa na kera na kare yararangwaga. None rero ibi byanyu nge birambabaza, ukuntu bimbabaza. Ugize gutya ufashe telefone yawe, uragiye ugiye kubona ubona umuntu ntumuzi ntakuzi, ubwo mubyumvise kimwe, mumenyane aho kuri telefone,
akweretse ifoto akiri agasore akimeze neza, kandi ubu ngubu yamaze kuba cyarukukuri, ubu yamaze kumera gutya na gutya. Ubwo mukaba mubyumvise kimwe, hururururu, sinzi ma mbonye umuntu ma numuzi ntakuzi, kandi afite abagore iyo ngiyo iyo mu giturage, afite abana, uti mbonye umukunzi. Ubwo uratangiye rero, uvuye mu byawe, araguhamagaye, ugiye iwe, uramusanze. Ubwo se niba ugiyeyo mu buhe buryo? Ubwo rero ngewe ukavuga ngo bwati rwose sheri mwitana ngo ni bebe, kama ni bebe ngo bebe muri ba bebe hani harya ni hani. None ubwo rero icyo agiye kukubwira, ugiye muri umva se, ugiye muri mpanumve. Iyo mpanumve ubwo agiye kumva ngo nta byarakora, aragushutse, uramwemereye. Ubwo iyo umwemereye rero, rwa rukundo ruba ntamaze kukubona wese, ubwo ruracyafite imbaraga se, wamaze kumwiha yakubonye. Inama rero mwagira ni mwihangane, kwakuranga kongere kugaruke. Rubyiruko wivuga ngo ngo ibyo byari ibya kera, nyamara urahura n'umuntu mu muhanda uyore, uko ubiyoye, uko ubitwaye, uko ubishokoje, uko niko ngo ibintu byogoshwa uko bishokojwe harya, niko bajya bavuga. Ubwo rero uko byogoshwe niko bisokozwa, ahari ngira ngo njya numva babivuga. Ariko buriya umuntu murahura, mwamara guhurira mu muhanda, muri bisi, ku mashosho media, ni wa mugani arakubitaho agafoto ka murumuna we, cyangwa arakubitaho agafoto wenda akubita agafoto ka kera, akiri agasore, afite abana hirya no hino mu mijyi itandukanye. Nyamara bajya baca umugani mu Kinyarwanda ngo utaye imfura ati ibiheko, utaye imfura ati ibiheko. None rero ubwo namara kukugira gutyo, kugusabagiza nk'inyanya, bizagenda bite? Uzagera aho umwemere, kubera kubona ko nta yandi mahitamo. Byarangiye. Mama, hari akabazo abana b'abakobwa wenda yatinye kubivuga, bagenda bahura nako. Icyo kibazo umusore akagira gutya, akamutera imitoma runaka, ati ngwino usure nkuko cyagiye watangiye ubaza cya kibazo uyu mwana w'umukobwa. None umukobwa akumva yuko ngo natagenda ngo agenda ajyeyo babyumve kimwe, ati inshuti yanjye ndayibura, arahita nyanga. Mwebwe rero muzi ko abana b'abakobwa ngo umusore ngo iyo utagiye ngo mu byumve kimwe, utaranyanga, afata undi. Ntabwo ngewe ku bwanjye, ubushishozi bwanjye ntabwo ari aho urukundo rwaba ruri. Arakubonye wese uwuri we, ubwo ugira ngo aracyagufitiye apeti. Uti rero mukecuru nabigenzane, utubwo ntugiye kudushuka, aho ngaho mugenzi wanjye aho nahakine. Ahubwo mama, hari ukuntu bajya bavuga ngo isenga amakupure ngo y'iki gihe ngasigaye ashakana, ngo barabanje ngo ukugira uko babigenza, ngo nose ngo bose bashakanye, ugasanga ari kubwira nk'ayo magambo, wamubwira ngo ikintu nasubiza bene uwo muntu uvuga ngo dere barabanye, ngo barashakanye kandi barabanje kujya babana nk'umugore n'umugabo. Ayo mahirwe ibyo ngibyo bihira bake cyane, ni nk'umwe ku ijana ushobora gusanga yarabanye n'umusore gutyo, babana nk'umugore, ejo akabaraje, ejo bundi akabaratashya iwabo. Ibyo bihira bake. Rero ingendo y'undi iravuna, ntuzishinga ingendo ya mugenzi wawe, kuko ibya mugenzi wawe n'ibya mugenzi wawe, n'ibyawe n'ibyawe. Ngiye numva wakora ukwawe, ntago wakora nkuko mugenzi wawe yakoze. Buriya uriya yagize amahirwe bicamo, ubundi yari kumutera akadobo, kandi umukobwa ntaho yari kumurega, kuko rwica urwizaniye. Muhazi ntiyica ngo yica uwayizaniye, n'ikivu nuko niko njya numva babivuga. Ubwo rero
niba ubonye mugenzi wawe ugize amahirwe ukabona birakunze wikwishinguriye wowe gendera ku ndangagaciro yawe wirinde ibintu nk'ibyo uvuga uti niba ambwiye ati buri teka ugomba kuza ukansasira niba ubyanze agacaho uzamenye ko n'ubundi ntabwo yari uwawe kuko burya umugabo wagukunze umugabo uzagutunga mukabana mugatunganirwa ntabwo icyo mwagipfa nose mama ko hari ukuntu bajya bavuga ngo iyo mubikoze ngo nibwo urukundo ruryoha ngo rukarushaho ngo bikagera ngo nyine ku ntumbero yo kubana umuntu wamubwira ngo iki nk'umusore uvuga gutyo aho ngaho icyo nahasubizaho uwo ngo warakubeshya cyane namye nkubwira nti ngira ngo niba umuntu yamaze kukubona wese none simba nkigukeneye wiki ahubwo ngo agapfundikiye kagira gutegateye amatsiko ahubwo atari yakubona ndahamya ko ari ahubwo yaba agufitiye wenda urugero nko mu gihe cyacu twebwe umuntu yajyaga gushaka rwose utarahura n'uwo musore ibyo byo kuryama ntabwo twebwe ibyo twabyigeze ubundi mwabana b'abakobwa mwe reka mba namwe mbagarukeho namwe ubwanyu ni mwebwe mutuma n'abasore nabo bagira uko bigenza kubera ko muba mwabihaye mwuzuye mukikundanira ukabona ko hari umusore uje afite gahunda ukavuga uti rero mukunzi wanjye waretse igihe Imana yagennye akaba ari igihe tuzahurira ubwo uwo musore umubwiye yacaho akagenda akakubenga ntabwo yakubenga ahubwo yahora afite amatsiko yo kukubona akumva ahubwo akeneye kukubona sasa utese naramuka abonye ko anyanze ni mwangiye akajya kwishakira uwundi ubwo ngiye ntabwo naba nihemukiye ntabwo uwo nguwo yari uwawe ikindi kandi icyawe ntaho kijya cyane nk'uko wawe ntaho ajya gusa inama nagira mwebwe mwijya kwigaburira abasore niba uzi ko umusanze byanga umukobwa mwiza rwose twe turi abaranga ariko batari abakomisiyoneri wowe abahungu mumaze guhura bakubwira urukundo bakwizeza ko bashaka kubana nawe ni nka bangahe abasore babimbwiye ni nka babiri gusa uko babivuga ntabwo ari ko babiri usanga ibyo bavuga atari ko kuri nawe uri kubibona yego babiri nyine abasore bamaze kumbwira ko nyine twagirana kure twakubakana umubano ni nka babiri ariko uko babivuze ntabwo ari ko biri uko babivuga ntabwo ari ko biri usanga nyine bamwe bafite icyo bishakira uri kubibona hari icyo bafite icyo bishakira yego ugasanga ibyo bavuga ntabwo bihwanye n'ibyo bari n'ibyo bari kugusaba yego ese ubundi reka nigire umukobwa noneho ngiye kuba mama wawe nyogokuru wawe uri mama ngewe ubu ngiye kuba umukobwa uyu agiye kuba mama none se mama kugira ngo mbone uko umuhungu ankunda wenda ku buryo twazabana nabibwirwa n'iki ko bose baza bambwira ngo barankunda buri wese akaza ambwira ngo nzaze musure ubwo ni koko nagenda cyangwa nabigenza gute nabwirwa n'iki umusore unkunda uwo ari we ariko se mwana wa ko ndeba ubifitiye ubivuga ufite isoni aho ntumbajije waragezeyo ni ukuri ko Imana ntaho ngewe nigeze ngewe gusa numva babimbwira ngo nzaze ngo mbasure ninjya kubasura se sema none se nk'ubwo ngiyeho bakanyifatira ntago nazo ukantuka Nyabarongo yica uyizaniye nzagutuka se ko ahubwo uzahura n'ibibazo byinshi uzaba ugiye kwenda iki ari mvama
hari n'undi uherutse kumbwira ariko ntiyagira abantu ntawe utwumva avuga. hari n'undi uherutse kumbwira ngo niba wenda ntinya ko nasama ngo ninze ngo harama ngo hara binini ngo yama ngo niba ntinya ko nasama ariko uzikuri ikigoryi urumva utazaba ugiye mu busambanyi ngo hari ibinini yaguha. Ibyo binini nutangira gukomeza kubinywa muri iyo nda yawe bizagenda gute? Uriya muhungu ko azaba afite inyungu ze, wowe uzaba utari mu gihombo. None se ibyo binini ma nzareka vumvura vuba na so ataza agasanga ibyo bintu uri kumbwira by'ubusa. Vuga vuba se. None se ngo kugira ngo ntazatwita nzabireke ko noneho ubwo kujyayo noneho uzabireke kujyayo ugukunda iyo agukunda urukundo rw'ukuri iyo agukunda urukundo yumva iyo ashaka kuzubakana nawe utagenda ngo uryamane nawe yego ntabwo azabikwangira yego azakomeza n'ubundi agukunde kubera ko agukunda yego naho ibyo ngibyo byawe azagenda ngo guhuduti yabaye dogiteri se ndakubaza ni dogiteri ngo ntazatwita ngo none se kibi ariko none se umvama rwose ihangana mbabarire gato uri mama wanjye ubwo se ibi kibi nini niki nese ntakuzaniye umwana kundeba nabi reka mama windeba nabi none se ubwo wenda turaganira ariko ntakuzaniye umwana ariko wenda kuko aba yanshutse wenda tukabikora kama utunini ingaruka y'ibinini niyi hanyuma si ibyo binini bigenda bikica iyo ntanga yari yamaze kwinjira urumva nta ngaruka byakugiraho. Nakubwiye ngo ari mu nyungu arashaka inyungu ze ariko wowe uri mu gihombo. Numara kwangirika azajya gushaka abandi bazima bamubyarira cyangwa se bafite n'ubuzima buzima. Wowe wamaze kwiyangiza azana ibyo binini umiragura yarihaye kuba dogiteri runiga. Uzi ko biri binini hari wa mukobwa wo kwa mucuti wawe yabiriye aho amariye gushakira uzi ko yaje kubura urubyaro kubera ko yabiriye atari yabyara noneho ubwo nibwo atangiye kurwara ibibyimba mu nda none umugabo we yagiye kumuvuza baravuga ngo afite ibibyimba. Ntabwo wumvishe se ko amaze kubyara kakabiri hanze wakintuwe. Noneho rero bya bibyimba ngo yabitewe na bya binini yari yakiri umukobwa. None nawe uranzanaho ibintu byo kumbwira ubusare. Bivuga ngo rero ibi binini bigira ingaruka mbi nyine. None icyo ngomba gukora ni icyo kuyihe namungiriye bireke. Yego nta kwanga kwanjye. Yego uzabona abandi uzabona uwo mubana kandi ku gihe gikwiye mu gihe nyacyo. Bivuga ngo ibyo byo kujya gusura ariko se ne kutazajyayo n'umunsi n'umwe mama nyine uzabireke uwo munsi umwe se ugiye ukagwa mu kamasho nk'imbeba. Yego agiye ukagwa mu kamasho. Noneho ubwo ku nama nziza ungiriye twumvise ko umwana w'umukobwa ubundi mu buzima busanzwe ugomba kwifata kuko uwawe ntaho azajya. Icyo Imana yakugeneye ntaho kizajya. Ubaye umukobwa mwiza ukifata ukanga kujya uwo musore ariko sinzi ko bizakunda simbizi ngaho we bizakunda nubigira mu ruhare. Nese ubwo nzahurira he nawe nzajya mpurira he ngo kugira ngo tuganire iby'urukundo rwanjye nawe. Ntago mwahurira se ni wanyu ntiyaza kugusura iwanyu. Nese ubwo iwacu aje gusura waba uhari na barumuna banjye baba bahari na papa kaza ubwo twakwisanzura gute ngende umva kuganira n'umusore kugira ngo tugere ku byinshi nuko najya kumusura. Umva nkubwire umuhana avayo ntumuhana ajyayo nugenda ukagwa mu kamasho nk'imbeba birakureba. Data we man simbizi kujya kusura umuhungu arambwira ngo ninze ngo tugende nta ribi ngo ntacyo ntwara rwose. Ubwo se nzabwirwa n'iki ko atazamfata nyine bireke. Reka twihere umukobwa ushaka umugabo nyabo tumwumve washyushye rero.
ngaho twagiye ubu rero washyushye wumvise agakino dukinnye ubu washyushye urashaka umugabo rero ngenda kuranga pe ariko ukavuga uko uteye ukavuga umusore ushaka imico ye ukavuga nawe imico yawe ukavuga imico yawe ukavuga nawe uko uteye ubwo ibyo nibyo numva dukeneye gushyikiriza abadukurikiranye ngewe umusore nshaka imico ye ukuntu yaba imeze ni umusore usenga cyambere cyiza yego umusore utajya mu ngeso mbi icyiza cyambere akiza nuko yaba atanywa inzoga yego nyine umusore twuzuzanya mbona ko nyine afite icyo azangezaho nanjye nyine tukareba ko tuzagirana byinshi tugera nawe nizere ko icyerekeye ku madini ukitubwireho nacyo ku madini yubaha imana byaba ari byiza by'abakarusha kuri ibyo byo nashakaga mu buzima busanzwe se wowe nubwo ngiye gukina umukino w'uriya musore none se wowe uriho ute ukora iki uri muntu ki ngewe mfite akazi ndi umubarista birabintu by'ibyayi ibyo nibyo nashakaga nibyo nkora mu buzima busanzwe ngewe ndasenga nubaha imana ndi umukobwa nyine ntago wenda ndi intungane ariko nyine ndagerageza mu bishoboka nkitwara neza yego nitwara neza kugira ngo imbere ya ejo hanjye hazaza hatazapfa kuko njye waba uri kuyica bakunzi rero bacu urubyiruko uyu mwana w'umukobwa ni umubarisite mwabyumvise ni ukuvuga ngo we nta iby'amadini ntabwo atoranya idini buriya n'ubundi n'amadini ni nk'ivangura mu rindi byose hari ababyeyi ujya uvuga ngo iri dini iri no imana nimwe dusenga buriya hari ababyeyi tujya twicira abana bacu ugasanga nk'umubyeyi umwana wakundanye n'umusore aramubajije ngo idini ye ni irihe ariko idini ni izubaka idini ni izahahira umugore cyangwa wa musore ni uzamuhahira bitewe n'uko afite urukundo rwo gushaka kubaka rugakomera rero twigira buriya n'abantu bakomera ku madini cyane hamya ko naryo ni ivangura nk'irindi ryose rero nagira inama urubyiruko rwacu ariko nakoma n'urusyo nakoma urusyo ndakoma n'ingasire natwe ababyeyi hari aho twivanga tukivanga mu nkundo z'abana bacu tukivanga mu buzima bwabo nyamuneka ababyeyi mukurikiranye iyi cano family nyamuneka cano family umuranga nyamuneka twiba ababyeyi bivanga mu nkundo z'abana twiba ababyeyi batoranyiriza abana babo ngo uyu nguyu ni idini n'iyi ngo n'ubwoko n'ubu n'amoko uturere utu n'utu ariko ibyo murabishaka wiki ibyo bimaze iki wavuze uti imana uzampa umukazana mwiza cyangwa umukwe mwiza uzabasha guhuza n'umwana wanjye ukareka kuzana ibyo by'amadini ko nabyo ari ivangura reka ibi ngibi rwose mbivuge mbishimangira ababyeyi natwe hari aho tuvangira abana cyangwa ugasanga umubyeyi arabwira umukobwa we tuzi ukuntu nakwigishije amashuri aya n'aya ati niba utazanye umusore uzakwa amamiliyoni angahe ntabwo tuzamuguha ibyo byose ni ibibazo ku bana tubashyiraho turashyira ibibazo ku bana bitari ngombwa usanzwe ubaho usanzwe utunzwe no gukora kwawe usanzwe witunze wigaruka rero ngo uvangire abana ako niko nagira ngo nongereho nanjye ko nakongeraho hari ibindi rero abantu natwe tugira ingeso umukazana wanjye agataha ngo ndacyari ku babyeyi ntabwo nari nabavaho umukazana agataha nkatangira kujorora ibyo yatahanye nkatangira kuvuga ngo ese kuki atazanye iki n'iki nyamuneka musigeho babyeyi ntabareshya ntabangana umukobwa umukazana icyo azazana atahanye ubwo nicyo azaba yashobojwe na nyagasani yego ubwo rero
rwose twe kujorora abana bacu wa umuntu aje ari umukazana aje ari umuntu uje kuba mu muryango n'umuryango ni uzagura umuryango have twe kumujorora ngo ntiyazanye iki n'iki we n'umugabo we nibikunda nibishyira hamwe bakuzuzanya ibyo byose mukeneye muzabibona babikora rwose kandi bazabyigurira. hari icyo ushaka kutubwiraho? icyo nshaka kubabwiraho nyine numvisha inama zanyu nyine numva zigize icyo akajwi inama zanyu nzagize icyo zinyunguraho zituma nyine nabasha gutandukanya umuhungu nyine ufite intego. wenda reka nihutishe reka nse nkugaruka kuri ka gakino twigeze gukina. ubundi aba bana bacu urubyiruko bana b'abakobwa nimwirinde ibi binini cyangwa namwe mubyigurire ngo mugiye kubinywa ngo uranga ko uruhinja ariko hari igihe ushobora gutwara uburwayi kuruta uko wa mwana wamubyara. ukavuga ngo wikingiye kutabyara ariko ntabwo ukingiye uburwayi ushobora kwandurira hariya. bivuga ngo rero niba bikunaniye kwifata nabwo birashoboka ko nako tukavugeho byakunaniye kwifata byanze kandi igihe cyo kubyara ntikiragera na bwa burwayi ukoresha ubwo bwirinzi mbese kuko mugiyeyo ubuzi ko ari muzima we musore ubwo niki ko uwo mwana w'umukobwa ari muzima cyangwa se we mukobwa ubwo niki ko umusore ari muzima uragiye gutya urazamukanye ubwo burwayi urabucyuye ngo wanze kubabaza umukunzi kandi ntabwo uzi uko ameze. uti rero mukecuru tubigenze gute kuko kwifata niba byanze nabwo birashoboka mu gihe cyanyu gitandukanye n'igihe cyacu. koresha prudence ndayivuze kuko birashoboka nta kidashoboka abana banjye. oya nta kidashoboka uyu mubyeyi arabivuze arabyatuye niba kwifata byakunaniye aho kugira ngo unywe ya miti ngo irakurinda gusama ariko aho kugira ngo utinye indwara uratinya inda have sigaho utari yarwaragira ngo ni imikino umwana wamubyara ukamutuma n'urwara si indwara uzayituma izakumarira iki irinde kandi urinde na mugenzi wawe. ubundi rero nanone aho iki gihe kigeze ikintu cyose ugiye gukora banza ugitekerezeho ariko cyane banza ugitekerezeho uvuga uti mbese ibi nkora hari igihe hazamwo ibyiza cyangwa hakazamwo ibibi ibyo byibazeho byose wihubuka siritu we mukobwa wanjye mwebwe abakobwa banjye kuko ingaruka zose ni we zizazaho nubwo usanga ujya kuri umwana w'umuhungu wanteye inda wajyaga hehe niba rero uzi ko ugiye uriya mwana w'umuhungu ndenda byatura ni muzima ingingo ze zose zirakora ngiye gukoresha rya jambo Manike yageze kuvuga uramwishyiriye nawe kandi nuva aho ngaho ntacyo yagukoreye uragera uvuga ngo uriya muhungu ni ikigoryi ngato ngo umuhungu utagira iki ngwashwe ugende wumve yuko atari umuntu ni we ubimuteye umubiri ni umubiri mbisubiyemo bwa kabiri ubundi ngese nkunda gusubiramo ikintu cyitwa ubwirinzi nibona ko icyo gikorwa kigiye kuba tinyuka ubaze mugenzi wawe uwo musore uteze ufite ako twifashisha ndabibatumye ndabibabwiye rwose kubona wemeye ugatwita ugasanga ugiye guhangayika umwana w'umuhungu n'umuhungu arakubwira ati ntabwo ari jye wa mbere eske nabwo ndabyatura yasanze rwo bwa mbere ubonanye nawe ari bwo bwa mbere ntabwo yabyanga araje asanze byararangiye none se niba asanze byararangiye urajya kuvuga ngo ngwinda ngo niye ushingiye ku cyo uvuga ko ari iye ubwo ngiye kubahungu nta rukundo ruba mu busambanyi vuga cyane babyumve nta rukundo ruba mu busambanyi ntago mukungu aba gukunda habe na gato umuhungu kubaha koko nimba ari uwawe ararindira icyo gikorwa kikazaba mwarashakanye
Très bien. atari uwawe Yeah. nese gute atabikubwira arabikubwira wamwima akagenda kuko icyo gihe ntago aba agukunda aramutse ari uwawe araguma hamwe akicara akavuga ati uriya mukobwa dufitanye n'ubundi n'uwanjye nzamujyana mu mago. tubwira ingamba ufashe rero hano uhagurukanye kuko uyu nguyu mwabasore mwe uyu mukobwa wanjye ubundi izina rye yitwa ni Murorunkwere. Uyu ni Murorunkwere mu murebe umukobwa jana rero ingamba uhagurukanye hano wazumvishe ugire n'inama na bagenzi bawe. Ingamba mfashe ni ukwiyubaha ukiyubaha ukareka kwirirwa ujya guha ubasore ko ntago umusore uha nta rukundo aba agufitiye. wowe ikintu nakugira inama wa mukobwa we umuhungu ugukunda ntago azirirwa ko nta nubwo yakirirwa kwanga kubera ko mutaryamanye ariko umuhungu ufiteho papasi gahunda nzima ararindira akavuga ati uyu ni uwanjye bizaba nta kibazo tugeze mu rugo rwacu akihangana akabasha kwihangana akwa mu utagukunda ntago azihangana habe na gato. Rero mukobwa menya umusore muri kumwe umenye ugukunda umenye n'utagukunda. Urakoze cyane rero inshuti za Family TV Umuranga naho ubutaha ibyo byose nimwifuza ko tugaruka tuzagaruka kuko turi ababyeyi bakeneye kubaka umuryango nyarwanda. Murakoze. Ciao. Ngewe kandi nshyiraho ikibazo mwibaza cyose komanteri zirahari mushireho mumbaze mutubaze natwe tureba ko mwabibajije. Hari n'ahandi nshaka ko mushobora kubimbwira hasi hari WhatsApp ihari mushobora kubimbwiraho mukandika tukavuganaho birashoboka. Wakunyoherereza audio twayisubiza wahamagara twavugana kuri no kuhamagara twavugana kuri telefone byose nta gidashoboka iterambere ririho. Voilà.